No. KANDI Kose NDAGAKORA nabura. Akazi Ni cyane kikoma ngo namuso cyane injira just release me. I live in the chat. Oh, you try. Now, they will. Twemenyereye kwicara hasi ahubwo nagasangira hari ngo yicare hano hasi Ushare mu ntebe oya ntabwo wacu nebetse ntabwo kandi ntabwo ntamashobora kuza ubwo wowe wamenya guteka guteka ndabizi umenyere bya bintu byo mu cyaro bya bateka ibintu oya guteka ndabizi koza ibyombo no gufura byose ndabizi ariko ntabwo bimeze neza NAKOZA gahari rero oya ntabwo tugiye NAKOZA gahari nshakishe muri izo ngo nari wowe nari mbonye nagana ko nakubwiye ngo NAKOZA gahari byose ndajya mbikora ngo tuganire neza ugahita kuganira neza ariko KANDI Kose NDAGAKORA nabura KAKAZI Kose kose no gukozana na kose utabasha no kwita ahubwo yose izo nzara reba ku musore mbabarira ariko nakoze ye nakoze mabura muri ma exam bose mbabarira nakubwiye ngo nsokera mbabarira kose reba ku musore cyane nasoma nakoze n'inkweto zose nakosora oya nagaruka gusuzuma rwose bariye kuko ntabwo ufite ko kwerekeza ukambabarira ko waje usiko ndi bugakazi se ariko se wambabarire no gukoropa byose ndabizi ubundi ujya woka ndoga soka
nakuze nyine nayuze. Ndayizi. Ariko ntabwo mfite aho kujya. Hano se niho hano ihute hanze. Ntabwo bariye koko. Nakubwiye ngo hanze de. Babariye. Bikomeza kumukina. Ihute. Ihute. Akoze ngaho. Yamwita she. Ngaho she. Ariko biza. Ubu koko imbere n'iri wangaha wahanza n'ibyo mwirira. Ubu koko nzanye niva mu rugo inzara inyice. Uzi ko wagira ngo ubundi bavuga ko umuntu yiriwe mu rugo aba agomba kurya nk'inshuro 3 ku munsi cyangwa igihohire ngaho mu gitondo ngaho saa 4 ngaho saa 5 shanza n'ibyo mwirira. Banza n'ibyo mwirira yego. Yavuga aso nzajya amahari baraguhaha nitwe n'inzara nikamye aribyo kwihaha yavuze ko yamuvuye kubizana ibutare iyi voka yanjye ko yiriye usaka iyo hakoze voka urundi niryo ugomba kujya voka muri runo nta wundi muntu ugomba kujya kuvurya voka wize he yize he ndasubizaho amafurusha atanu none hakanakumira hakoze mbabara cyane uzi utu turyo turamaza watetse hakoreka mubaza kuva ryari wigabiza ibintu byanjye ibyawe ni ibyanjye hakugize shaha navuga ko tutamaza nawe genda waruri bya cyane niba hano bimaze mujye guteka ibi ikira uyu mugore je abashaka kamunana zira je babarire mfite ikibazo k'ibiryo bitari mu mpaze none harimo ibindi se ba ntaho inzira no kushima uzoro tutujye twamaza komeza uvuge wiki komeza uvuge reka rumubwire ibi bintu ntabwo ari ibyo ibi bintu ntabwo ari tujye tutanamaza warangiza ukaza no kutumeraho nta n'isoni ntabwo kamuntu ibyo ntabwo ari ibyo ibyo ntabwo ari ibyo kira hano wegereje ujye guhaha ibyawe ntabwo uyu mugabo uraho kumba nahashye ngo njye mage ubu koko wari uzi n'ikindi ibi bintu tugomba kubisubiramo njyewe ntabwo umusirimu tujye tungana reka mbanze njye n'impamvu uboneka mbanze njye n'impamvu uboneka ujye uri ruhande nanjye nsigire Yese niwe ugera ibyo musigi? Nari yatuma tudora Wangwe waretse kumbuza peti ko? Izi ni nyinshi Waretse kumbuza peti nkirira ko? Uziko uretse Nari gutungura hariya ngo uri gutanga keya ntabwo ari uko batanga keya Oye Neza gutanga keya no kumbuza peti Ndikugunda ufite intungamubiri intungamubiri koko ubwo ni iki intungamubiri uri kuncu wariye ukareka ibyo urimo reka tuvuge ibintu dusubire amagambo yaragutanze imbere ubu bagiye tuturyo nk'utu ngutu ubona ko turi mu mazi wajya uteka ibyo byiza wahashye se wageze ukiri kubivugiraho wabiretse oya nimba n'ibike wabiretse n'ibyo uba wambaye nifite ikibazo cy'ibyo bitari mu mazi urimo urambwira ngo nimbere
nimara kubereka uhahe ibiwe umva ngaruka mwereka nyuma baracana uziko watuma umuntu inapekera kutitije ngaya sorry ariko naga soguri mubi wamugorerwa ntukajuza kumva uyabireke ubundi bwewe ntabwo ubundi kuva kabiri kandi agiye nawe dusangira ku isahani igihe wahererwa reka byihorere rebe kumwe nzajya ntangira kurya n'ibiti ya peti ntuhanyuze kunesha peti warorere sumba nawe nakosumyeka ubundi nkabura ikintu uteka ibiryo byinshi ubu tuturyo turamazaho ngo turamuhaza ibintu rwose ibi bintu ntabwo ari byo ntabwo ari byo mbamusaka imbere songa iki menesha peta gutesha peti reka mwereke ko ngewe nakoze ko nabyo kandi ari reka mubwire manzoga niyo mpamvu ngenda ntabwo no gusangira nawe ndatamira mu kandi ntagira guteka kandi ubuze ko nzajya mbigena ngo basi tureba hirya n'iriya tureba hirya n'iriya imiti yakwica akamara yanjye none wajya guteka ibintu nzajya nirirwa ahangaha nishwe n'inzara yakujugunye kino kibuga njyewe ujye kujugunya igihugu Jara mundire voka mungu anyina nje kujugunya igihugu nibi nasuzugurwa numva muhazi umudura w'ibyiza ntaze se muri gutamira ukanshyirira mu nda orera rero ndahazi muhazi yongera intoki uretse sha ngiye kujya njya muri resitora nze njye inyama nze njye hano bakunda utabira kandi uzatuma njye nongera no kujya muri uru turorere nyabwo wareka ubu koko nzajya siko na peti nayo mfite yagiye ibizo bishatse kuvuga wariye cyangwa ukariye nshaka kuvuga nishaka ko nzajya kubibaza ekira waretse nk'iriya waretse nk'iriya mbese kandi kurya waretse nk'iriya ka none se no mundebe ntimukajya mundebe ndetse tete ngwiki nakose reka mubaze ubu noneho imana noneho ngiye bitandukanye ntabwo bakuroze inde wadoze iki koze ngo babiriye ko
Abiri. abo bagore bajya Aba ni iki shaka umugore yanyimye ibi. Yanyimye ibi. Aretse kabyiba. Ahubwo se ngo muri iki ngo bibaze bite? Sawa bana. Sikari umugabo w'umugenzi wanjye turi kuvugana ufite icyo kibazo. Uramukubye? Uramukubye? Akasaza. Anaso. Itumeretse ibyo n'ibi. Ese ibyo n'ibi. Ese umukubye? Uramukubye sunzaniye ibishuka bya avoka ngo ari byo. ninde wasubira se sibyo ubwiye ndana Wa magana. Sunzaniye ibyo n'ibi. byose wahasi nende yanyine mfata uri Ese ngora ikigo. Umugore kandi reka mubwire ubundi nuko nta muntu ugikubita umugore wakirese nijye wumbo oya wakirese irese na hajya ngo nawe uzapfa ngo nawe uzapfa ngo nawe uzapfa tutinisha byinshi ngo nawe ugira ushaka ko mwita ushaka ko na kara n'agasuzuguro oya ushaka ko unyambuye ibiryo ntubiriye nari nifitiye apeti urabitesheje uragiye ubiteretse hasi ushaka njye ndimba njye kurira hasi n'ukeneye ngende njye hano zindanire